Muri gahunda ya leta yo kubyaza umusaruro umutungo kamere w'amabuye y'agaciro mu Rwanda kugira ngo ugire uruhare mu iterambere ry'igihugu, harakorwa ubushakashatsi ku mabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa safiri, amabuye akorwamo imirimbo ikundwa cyane kandi ifite ubwiza buhebuje. Nubwo ayo mabuye yavuzwe cyane mu myaka yashize mu Rwanda, cyane cyane mu cyahoze ari Cyangugu, nta bushakashatsi bwimbitse cyangwa ubucukuzi bufatika yigeze akorerwa. Muri iki gihe rero, u Rwanda rwatanze umurongo w'ubwo bushakashatsi hagamijwe kongera umusaruro uturuka ku mabuye y'agaciro y'ubwoko bunyuranye, nk'uko bisobanurwa n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umutungo Kamere ushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, Bwana Imena Evode. Nibyo koko ubushakashatsi bwa safiri bwaratangiye mu Rwanda. Safiri ni amabuye dushyira mu rwego rw'amabengeza y'amabara y'ubururu, n'utubuye dutoya dukomeye dukunda gukoreshwamo ibintu by'imirimbo, baraduconga bagakoramo amaherena, imikufi n'utundi tuntu dutandukanye. Afite igiciro cyiza ku isoko. Ni amabuye turi gushaka guteza imbere ubushakashatsi bwayo kuko ntago amenyerewe cyane muri iki gihugu cyacu. Ubu rero ahanini aho yiganje ni mu bice by'uburengerazuba bw'u Rwanda, cyane cyane mu turere twa Rusizi na Nyamasheke. Hari kampani zirimo mu bushakashatsi, ariko imaze kugerageza gukora ishoramari no gukora inyigo zifatika ni kampani ituruka mu gihugu cya Thailand. Niyo tumaze kubona ko ifite gahunda. Twanagiranye ibiganiro bitandukanye, twemeranya umurongo bagomba kugenderaho kugira ngo banyarutse ibikorwa by'ubushakashatsi, batwereke ingano n'ubwiza ndetse naho ayo mabuye ya safiri aherereye mu mbago bahawemo uruhushya rwo gukora ubushakashatsi. Ubu rero icyo tugamije nuko ibyo bikorwa bikomeza, ariko noneho ubucukuzi bukaba bwatangira. Tukaba tubasaba yuko yaba bo ndetse n'abandi bose bashishikajwe no gukora muri safiri bashyiramo imbaraga bakayibyaza umusaruro. Safiri icukurwe neza, ariko nanone twibande mu kwibyaza agaciro, mu kuyongerera agaciro, tuyiconga, tuyitunganya mbere yuko ishyirwa ku isoko. Ubucukuzi bwa safiri ntibugoranye cyane, busaba gusa kuba ubizi, ariko ishoramari ntabwo rihambaye cyane. Ni ibintu dushobora gukora twebwe Abanyarwanda, ariko nabo banyamahanga baza nabo turabashishikariza kusangiza ubumenyi bafite muri ubwo bucukuzi, cyane cyane ahubwo no mu kuzayaconga, kugira ngo abari ibintu dukora kandi twizeye ko bishoboka. Turabona ko hari intambwe nziza bifite. Sosiyete Safiri Miners Cyangugu yatangiye ubushakashatsi bwimbitse ku mabuye y'agaciro ya safiri mu turere twa Rusizi na Nyamasheke. Iyo sosiyete yatangijwe n'abashoramari mu bucuruzi n'ubucukuzi bwa safiri bakomoka mu gihugu cya Thailand. Icyo gihugu cya Thailand nicyo cya mbere ku isi mu bucuruzi bujyanye n'imirimbo. Hano turi ni mu ntara y'Uburengerazuba, mu karere ka Rusizi, umurenge wa Giheke, akagari ka Kigenge. Turi ahantu rero bacukura amabuye ya safiri. Sosiyete Safiri Miners Cyangugu igizwe n'abashoramari baturutse mu gihugu cya Thailand. Murabona ikimashini hano hirya, hepfo hano gato niho bacukura ayo mabuye. Turagira ngo rero atubwire uburyo iyo mirimo ikorwa. Arabivuga mu rurimi rw'Igiswahili. Machine ona juu pale ile kwa safisha udongo na Nitwa Prasong ya Mwilayi, nkaba nkorera Safiri Miners Cyangugu. Ducukura ibitaka bigizwe hanini n'amacangarayi, bikavangwa n'amazi, imashini ikabiyungurura, ibitaka, andi mabuye n'indi myanda bikaboneza hariya ku ruhande. Amazi yakoreshejwe nayo arisubiranya akongera akagaruka agakoreshwa nanone kuri ubwo buryo. Safiri nazo ziri mu bwoko bubiri. Intoya ziguma hariya hejuru gato, naho inini zikamanuka hano hasi. maji nakuja paka hapa mzuri itatumika tena. Bwana Habyarimana Abubakar ni umunyarwanda ukorana n'abo bashoramari. Iyi kampani ya Safiri Miners iyobowe n'uyu mugabo w'Umutayilande Somkiti, ni ubucukuzi amaze mu myaka 40. Kugira ngo aze mu Rwanda yabanje kuza inshuro nyinshi, azagenda agaruka, noneho biza kugera ahantu bamushishikariza. Amaze kubona Abanyarwanda benshi bazana safiri muri Thailand, musaba ko azaza kugusura kino gihugu, nawe akaba yaza gukora kano kazi k'ubucukuzi bwa
bwa Safiri, azana amamashini yamubona yose, ubwo akaba ashaka gutangira gukora icyo gikorwa cy'ubucukuzi ubwo kitari cyatangira, ariko murabona ko biri hafi yo gutangira. Aracyari mu cyiciro cy'ubushakashatsi, nyuma yaho bazamuha icy'ubucukuzi bwo gucukura, noneho agatangira gucukura Safiri anohereza hanze kuko afite n'amasoko. Iyi sosiyete ngo yarabyitondeye, ikora ubushakashatsi buhagije, ikora amakarita agaragaza ahagenda haboneka Safiri muri Nyamasheke na Rusizi. Mbere yo gukora ubushakashatsi, urumva yakoze n'ibishushanyo mbonera by'aho izo Safiri zibasha kuboneka mu karere ka Rusizi na Nyamasheke. Imirimo y'ubushakashatsi rero kuri ubu ngo igeze ku ntera ishimishije muri Safia Miners Cyangugu, nubwo hari ingorane zagiye ziboneka zigatuma bitihuta uko byari biteganyijwe. Twamaze gushyira n'andi mashini zoza n'andi amabuye y'agaciro, ngo tuzana mashini zicukura n'ahantu tukaba tubafiteho gucukura. Igisigaye rero ni ugukora ubwo bushakashatsi, ndumva nka nyuma y'ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri tuzaba dutangiye. Ikibazo cyadutsindije cyari ikibazo cy'imvura, ariko ubu nihagarara gato kuko twamaze gukorera ya mashini yoza amabuye y'agaciro, noneho ndumva tuzahita dutangira gucukura. Umushoramari muri Safia Miners Cyangugu aragira icyo avuga ku bushakashatsi bwa Safia bakora. I make a for the business for Safia 40 years, and before about maze imyaka igera kuri 40 mu bucuruzi bwa Safia. Mu myaka igera ku 10 ishize, hari abaminisitiri babiri b'u Rwanda baje muri Thailand, maze banshishikariza kuza gushora imari muri Safiri mu Rwanda. Icyakora kuva na mbere hose hari abantu bavaga mu Rwanda bazanye Safiri muri Thailand nkayibagurira. Naje kuza mu Rwanda rero nsura hose, maze nsubira muri Thailand niyemeje gushinga sosiyete ya Safiri mu Rwanda. Mu Rwanda hari Safiri nziza cyane, maze kugira ubuzobere bwinshi muri aka kazi, ndashaka gufatanya n'Abanyarwanda. I want to help for the people of Rwanda, want to give for idea for him. Uretse kuba Safiri iboneka mu Rwanda ari nziza, uyu mushoramari aremeza ko ngo ari na nyinshi cyane. I think 50 year, 100 year not finished. Too much. I think sure. Ndatekereza ko yacukurwa n'imyaka 50, 100 se, mbese ntiyashira. Ni nyinshi cyane. Narayibonye mu duce twa Gasharu, agace ka Shagasha, ni nyinshi pe. Muri Nyamasheke ho irarundanyije rwose. Nyamasheke, I not have for the area, but Nyamasheke too much. Uyu mushoramari yatubwiye ko Safia ifite agaciro kanini cyane ku isoko. Ngo nibatangira gucukura neza bazabona umusaruro mwinshi, dore ko ubutaka bahawe gukoreraho ngo bufite hegitari 2820. Good one, the good and big size, 1 kilo more $100,000. Safia nziza nimero ya mbere, ikiro cyayo gihagaze ku madolari y'Amerika arenga 100,000. Iyo hagati na hagati igeza ku 10,000 by'amadolari ku kilo. Naho iya nyuma yageza ku 5,000 by'amadolari ku kilo. $10,000 per kilo. The small size and $2,000, $5,000 per kilo. One day make, I don't know. I know for this. I think for my. Ku munsi rero sinzi neza, ariko ndatekereza ko dushobora kuzajya tubasha gucukura kuva ku kilo kimwe kugeza kuri 3. Nubwo ibikorwa byayo byo gucukura bitaratangira neza, Safia Miners Cyangugu ngirafasha abaturage batuye mu mbago ikoreramo. Umudodo rw'amikundi wari inyuma cyane, hamaze kugira umuriro, hari ibikorwa by'ubucuruzi bitangiye kuhagera, ku buryo ubona abantu bose bishimiye igikorwa cy'abashoramari baje gushora muri Rwamiko. Nkanjye nigihereyeho maze gura isambu hano muri Rwamiko, ku buryo ndishimiye, iyo ntaza kuba nishimiye igikorwa cyakorewe hano nta kintu ari kuhakorera, kuko hari mu cyaro nta kintu kihaba, ariko abantu bose bamaze gutera imbere, batangiye kubaka amazu, bamaze kugira umuriro. Hari ibikorwa byabo bona bakora nk'iminsi mikuru yabaye, dusangira no munsi mukuru, bakadukora iminsi mikuru, bakabona ko bishimanye natwe, ntago bajya kure yacu.
ikindi ni ukubona bafite gahunda ndende yo gukora ubworozi bw'amatungo bazavana muri Thailand bayatuzanire. Ndumva barasabye ubuyobozi bw'umurenge aho bakororera inkoko, amatungo yandi, ingurube n'ibindi, ku buryo byafasha abaturage batuye Rwamiko. Ikigaragara ni ukubona bafite gahunda nziza yo gufasha abaturage nabo bakiteza imbere, ariko icyagaragara ni uko tugomba kubafasha kugira ngo nabo bagire gute, nabo bagire icyo batumarira. Ariko umwaka tumaranye hari abafite akazi bateye imbere, ari n'abatagafite bibageraho, kuko nk'iyo twanahembwe ubona ko abaturage baho bishimye. Iyo sosiyete ngo iratanga akazi, ibindi ikora nabyo ngo abaturage barabyishimira cyane. Ubu urebye ntabwo ari benshi cyane bitewe n'uko bataratangira gukora, ariko bagitangira twakoraga turi abakozi batari hasi ya 200 gutegura ikigo, gukora imihanda igera aho ngaho ku mazi bagiye guha abaturage. Byose urebye byatumye twabonye ubushobozi buduteza imbere, ariko urabona ko ubu n'uvuga ngo nibatangira gukora neza bereka ko tuzatembe, kuko ubaza umuntu uguha ataratangira, ariko natangira umva ko nta muzasangira nta kibazo. Icyo mbona ari abaturage twafasha uyu mushoramari ni kumufasha. Cyambere niba guhaye akazokora neza, icya kabiri bikorwa akoze tugashobora kubirinda nk'abaturage, kugira ngo nubwo we agishoboza agira akagenda, ariko bikazabidusigira. Bazabidusigira twumva kubirinda neza, kandi ikindi tukabubaha nk'abanyamahanga bakabona ko dufite abanyarwanda bafite discipline, bakabifuza. Nitububaha bakabona dukora akazi kacu neza, nabo bazabwira bene wabo bose baze mu Rwanda. Mu rwego rwo gukurikiranira hafi ibikorwa by'abashoramari mu bucukuzi, Minisiteri y'Umutungo Kamere ibasura kenshi aho bakorera. Bwana Wizeye Emmanuel, umuyobozi ushinzwe ubutaka na mine muri Minisiteri y'Umutungo Kamere, yagize icyo avuga ku bikorwa by'ubushakashatsi bukorwa na sosiyete Safia Miners Cyangugu no kuri Safiri muri rusange, ndetse n'icyo minisiteri ifasha. Icyo rero navuga cyane nk'iyi sosiyete twasuye Safiri Miners Cyangugu, nuko bigaragara yuko ifite imyiteguro myiza. Ngira ngo mu biganiro twagiye tugira nabo batubwiye ubushakashatsi aho bugeze, batubwiye gahunda nziza bafite, twabonye imashini bafite, twabonye uruganda barimo bubaka ruzajya ruronga amabuye kugira ngo aze agaragara neza, afite agaciro yarakwiye kuba afite. Icyo batubwiye nuko amabuye ya Safiri ari muri aka gace, muri aka karere ka Rusizi na Nyamasheke, batubwiye ko ariyo mabuye muri iyi region ashobora kuba ari afite agaciro kari hejuru kurusha andi mabuye aboneka mu turere dutandukanye mu Rwanda. Rero nta nubwo ari n'aha Rusizi Nyamasheke gusa dufite umutungo kamere w'amabuye ya Safiri, kuko usanga mu turere nka Ruhango ahitwa za Kinihira hari sosiyete y'Abadage ikora ubushakashatsi kuri ayo mabuye. Hari mu gace kegereye za Gatumba hari amabuye menshi ya Safiri n'amabuye yandi atandukanye za Tourmaline n'izindi za Gemstone zishobora gutuma abantu bashobora kuza ari benshi bakaza kuba bakoresha ayo mabuye kugira ngo bayacukure bayohereze ku masoko mpuzamahanga. Birumvikana yuko ubwo buhanga wenda nk'abanyarwanda tutari twageraho, ayo masosiyete yo hanze aradufasha cyane kugira ngo wa mutungo kamere y'abanyarwanda tutari twabasha kubyaza umusaruro, kugira ngo nabo tubashe kuwubyaza umusaruro. Ikindi nanone navuga nuko nko ku bijyanye no kwagura amasoko hanze y'u Rwanda, bigaragara yuko izi sosiyete zigenda ziduhuza n'abandi bantu bashobora kuzajya bagura ayo mabuye, ndetse bigaragara ko n'ikizajya kiva muri ayo mabuye bimwe na bimwe bizajya nanone byongera bikagaruka hano mu Rwanda, kugira ngo natwe tubone agaciro k'ayo mabuye ava mu Rwanda. Bakaba rero bishimira cyane gushora imari yabo mu Rwanda. Impamvu bagiye banatuganiriza nk'uko mwagiye mubyumva mwese nuko babona u Rwanda nk'igihugu cyiza gifite umutekano, wisanzura mu kazi kawe, gifite abantu bakurikirana iri shoramari ryo mu Rwanda, ku buryo bigaragara yuko n'abandi bagenda bumva yuko bashobora kuzajya bakomeza kuza mu Rwanda ari benshi, kandi bakurikiranye aya mabuye y'agaciro ya Safiri twavugaga. Ngira ngo rero ubufatanye ku rwego rwa minisiteri ruzakomeza kubaho, tukomeza gukurikirana bano bantu, tukabafasha kugira ngo imirimo yabo, ibikorwa byabo birusheho kugenda neza.
tukabafasha kugira ngo babone impushya ku buryo bwihuse bitadindije ishoramari ryabo, ndetse by'umwihariko tugakomeza kubakurikiranira mu mikoranire yabo, tukabafasha no kugira ibikoresho bimwe na bimwe bibasha kwinjiza mu gihugu kugira ngo bibafashe kubona vuba umutungo kamere dufite ukuntu ungana, bibafashe kugira ngo babashe kongerera byibura agaciro kugera ku rwego rukenewe ku isoko mpuzamahanga. Ngira ngo rero uko ubushakashatsi buzagenda bukomeza, hazagenda hagaragara ahandi hantu, kandi dushishikariza abanyamahanga n'abanyarwanda batwumva muri rusange kugira ngo nabo bashishikarire nabo kumva yuko wa mutungo ari uwabo, kugira ngo badufashe kugira ngo korohereza abo banyamahanga baba baje gushora imari yabo mu Rwanda, ntibababonemo abanzi, ahubwo babone ko ari abantu bagira ngo badufashe kugira ngo dutere imbere, dukorane nabo, tuborohereze mu kazi kabo, hanyuma natwe baduha akazi, batwigishe iby'ahandi byiza twebwe tutari dusanganwe, batwigishe niba babifitiye ubushobozi guhinga neza, korora neza, duhorane nabo, dusabane nabo ku buryo tuzafatanya twese kugira ngo igihugu cyacu tugiteze imbere. Ku bijyanye n'imikoranire hagati y'abashoramari mu bikorwa by'ubucukuzi n'abaturage, abashoramari barakangurirwa kujya bamenya amategeko agenga ubucukuzi n'ishoramari muri rusange. Amategeko yacu asobanura neza buri gikorwa cyose kigomba gukorwa n'uburyo gikorwa. Politike yacu ikagaragaza icyerekezo duha urwego rwacu rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kandi ku buryo butabangamiye izindi gahunda zihari za leta n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bikorerwa mu zindi minisiteri, ugasanga byose ahubwo biruzuzanya, biragera aho bihurira. Abanyamahanga rero baza mu Rwanda, twari dukwiye kubereka ka gaciro k'abanyarwanda kakagaragarira no muri uru rwego tuvuga rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Iyo urebye ibikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro, dusanga ari igikorwa cy'inyungu rusange cy'abanyarwanda bose. Ntabwo umunyarwanda umwe yari akwiye kuvuga ati ngiye kuva iyi ngiyi ari isambu yanjye nta muntu uzageramo. Isambu ye afite uburenganzira kuri bwa butaka bwe rwose, nta n'umuntu bumwambura, ariko amabuye y'agaciro ari muri bwa butaka, buri munyarwanda wese yari akwiye kumva yuko ya mabuye ari muri bwa butaka ari ay'abanyarwanda bose, ntabwo ari aya leta nk'uko bamwe bajya babivuga, ni ay'abanyarwanda bose bagomba kugiraho uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu, cy'imibereho myiza yabo, cyane cyane ko aya masosiyete y'abanyamahanga ntabwo azazanye abakozi baza gukora ahandi muri bya birombe aho baza gucukura aya mabuye, baraza bakagerageza gukorana nabo bakabaha akazi. Mwagiye mukomeza kumva bagenda bashima ibikorwa by'amasosiyete aza hano mu Rwanda, ariko hari n'ibindi wenda baba batarabona, cyane cyane yuko ibyinshi usanga biri mu ntangiro. Bigaragara yuko mu minsi iri imbere nibatangira kugera ku musaruro, bya bikorwa noneho bizarushaho gukomeza kwiyongera, bigafasha aba baturage gutera imbere ndetse n'igihugu muri rusange, cyane cyane ariko bigafasha